Ikaze kuri Ndabaziyetv nitwa Mr Gihombo, Mr Muhanzi 4411. Ikaze cyane rero kuri Ndabaziyetv. Uyu munsi kuri kamera murabona ko mpafite umusore uri smart cyane, ameze fresh cyangwe akamarete isaha n'umupira Mr Sport. Musore ikaze kuri Ndabaziyetv. Murakoze cyane. Witwa nde? Nitwa Izo the best. Izo the best, tugusanze hano nka Ndabaziyetv kamera na mikoro. Mu by'ukuri ubundi hano wari uhari uri gukora iki? Okay, murakoze cyane. Ahangaha twari twaje muri acting, turi abakinnyi ba film ubwo. Yes, abakinnyi ba film duca kuri channel yitwa Abahuje Media. Mu by'ukuri ubwo uvuze ko ukina comedy, filme n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri kuba ufite iyo mpano yo gukina filme cyangwa se urwenya, ubona ari kibikumariye kuri wowe? Murakoze cyane, aho mbajije ikibazo kiza cyane. Ikintu cya mbere kuri njyewe, ikintu bimariye kuba nakina ibyo bintu, amakomedi, filime, mbega ibintu by'urwenya, bimfasha kwisanzura n'abandi bantu, bimfasha gutinyuka, ntago mbega kuvugira mu ruhame rw'abantu ndetse n'ibintu bizarebwa muri rusange. Yes, wewe rero warukurikiye Ndabaziyetv, urabyumva ko turimo turasura abasore bari kuri tele bari gushutinga filime yo kuri Abahuje Media. Ni channel mwese mwakabaye rero mwarageze kuri YouTube mungakora subscribe, like, share, comment yewa Abahuje Media Ndabaziyetv. Mwese turabemera cyane. Kwibutsa ko nge ni Mr Gihombo, Mr Muhanzi 4411. Iyi ni Ndabaziyetv. Salute.